hari ibintu byinshi dusa nkaho twirengagiza buri gitondo iyo tubyutse, waba ugenda n'amaguru cyangwa imodoka ugenda mu muhanda. Uwo muhanda uri ku butaka bw'isi. Gusa bisa nkaho ari ibyo tuzi gusa. Tuzi ubutaka tubona tugendaho dukandagiyeho, twubakaho, ndetse tukamenya n'amazi tujyanamo amato. Nuko tuzi isi. Gusa hari ibindi bice bigize isi tudakunda kuvuga uhagira ngo ntibibaho. Isi mu by'ukuri igabanyijemo ibice 4, gusa buri gihe twibanda ku gice cyangwa igifuniko cya nyuma ari cyo wowe nanjye tugendaho. Reka uyu munsi mu kiganiro Le Monde tuganire ku bice bigize isi, aho turi busatura isi tukinjira mu bujyakuzimu bungana n'ibirometero 6371, tukareba ibiba mu nda y'isi. Nitwa Beric Munyeshyaka, nkwaye ikaze mu kiganiro Le Monde cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cya Genesis TV, ugikurikira buri wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Nkwaye ikaze. Biramutse ari ibishoboka gufata isi mu biganza ukabasha kuyicamo ibisate, wabona ukuntu isi ifite ibice byinshi bitandukanye. Isi yacu igizwe n'ibice 4 bitandukanye. Crust, igice cy'inyuma cy'isi ariho wowe nanjye tugenda tukubaka n'amazu. Mantle, igice cya gatatu turutse mu nda y'isi. Outer core cyo ni igice cya kabiri turutse mu nda y'isi. Naho inner core, iki nicyo gice cya kure cyane mu nda y'isi kure, aho twakwita mu mutima w'isi. Reka tugerageze gusobanukirwa buri gice cy'umubumbe w'isi duhereye mu mutima wayo. Igice cyo mu mutima w'isi ni igice kiremereye cyane ndetse kigizwe n'ibinyabutabire bya iron na nickel. Ndetse iki gice nicyo kizenguruka ku muvuduko munini kurusha ibindi bice bigize umubumbe wacu. Nanone kandi iki gice nicyo gishyuha cyane kurusha ibindi. Mu mutima w'isi hashobora gushyuha kugera ku kigero cy'ubushyuhe bwa degre Celsius zisaga 5400. Aha tuhasanga igipimo cy'ubushyuhe kingana neza nk'igisangwa ku zuba, kuko aho twageranya nko ku butaka bw'izuba tuhasanga igipimo cy'ubushyuhe bwa degre Celsius 5500. Biragoye ko hari ikinyabuzima runaka cyaba mu mutima w'izuba bitewe n'ubushyuhe bwaho. Outer core, iki gice nacyo kigizwe cyane na iron na nickel, gusa aho bitandukaniye nuko ibinyabutabire byo biba biri mu ishusho y'ibisukika aho kuba ibinyamabuye. Ibi ni bya bindi twita ngo ni ibikoma by'umuriro. Impamvu ibi biba biterwa na uranium na thorium zituma bikomeza gushonga bigahinduka ibikoma biri mu ishusho y'umuriro. Ibi bikoma by'umuriro nibyo bibyara ingufu z'amashanyarazi. Izo ngufu nazo zikaba arizo zibyara imbaraga za rukuruzi z'isi. Imbaraga za rukuruzi z'isi zidufasha kuturinda kugongwa n'ibibuye bivuye mu isanzure n'ibindi bigendajuru bitandukanye bigenda mu isanzure bishobora kutugonga. Nk'uko bimeze ku mutima w'isi, iki gifubiko cya kabiri nacyo cyitwa outer core kizenguruka ku muvuduko mwinshi kurusha ibindi bice bigize isi. Impamvu ibi byombi byizenguruka ku muvuduko mwinshi nuko uko ikintu runaka cyegera umutima w'uruziga bituma gikora umuzenguruko muto ugereranyije n'ibiri kure y'umutima w'uruziga. Kugira ngo ibi byumve neza, reka dufate urugero. Uko umubumbe witarura izuba bituma ukoresha igihe kinini uzenguruka izuba kurusha iyegereye izuba. Reka dufate urugero rw'isi na Neptune. Isi ikoresha iminsi hagati ya 365 na 366 izenguruka izuba. Icyo gihe kingana n'umwaka umwe, kuko isi iri ku ntera ingana n'ibirometero bisaga 148 uturutse ku zuba. Umubumbe wa Neptune uri ku ntera ingana n'ibirometero 4 na miliyoni zisaga 474 witaruye izuba. Ibi bituma Neptune izenguruka izuba igihe kingana n'imyaka 165. Ngira ngo urumva ingaruka kwitarura umutima w'umuzenguruko w'ikintu runaka bigira ku rugendo ukora. Iyi niyo mpamvu ko igice cyegera umutima w'isi kizenguruka ku muvuduko mwinshi kandi mu gihe gito. Reka tuvuge ku gice cya gatatu kigize isi, icyo bita mantle. Mantle nicyo gice kinini cy'isi, kuko iki gice kigize 84% y'isi yose. Iki gice cya mantle kigizwe n'ibinyabutabire bya iron, calcium na silicon. Iki gice gifite uburemere bwinshi kandi kirashyuha cyane. Ubushyuhe bwa hano buri ku kigero kiri hagati ya degre Celsius 500 na 900 mu gice cyo hejuru, naho mu gice cyegereye mu nda y'isi hakagira igipimo cya degre Celsius 4000.
Amabuye y'agaciro ya diyama akurwa muri iki gice cya manto. Aya mabuye ya diyama asangwa mu bujyakuzimu bw'ibirometero 200 uvuye aho ngaho uhagaze, aho nyine ku butaka bw'isi. Ni kure cyane. Kugira ngo diyama zigere ku isi, akenshi ziyagera binyuze mu kuruka kw'ibirunga. Crust nicyo gice aho wowe nanjye dutuye, aho twubaka amazu yacu n'ibindi bikorwa remezo. Iki gice nicyo gito cyane ndetse nicyo gikonja cyane ugereranyije n'ibindi byose biri munsi yacyo. Iki gice cya nyuma wowe nanjye dutuyeho kigizwe n'ibinyabutabire byorohereye nka silica na aluminium. Umubyimba wa crust ugenda uhindagurika bitewe n'aho uri. Igice wowe nanjye duhagazeho gishobora kugira ingano y'ubujyakuzimu bw'ibirometero 5 uvuye ku nyanja, naho kikagira ubujyakuzimu bungana n'ibirometero 50 uvuye ku migabane y'isi itandukanye. Isi dutuye ni nini cyane, ndetse ibyo tutabonesha amaso nibyo byinshi kurusha ibyo tubasha kubona. Munyemerera ikiganiro Le Monde cy'uyu munsi nkisoreza ni ikiganiro cya Genesis TV gikurikira buri wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Nitwa Beric Munyeshyaka. Uyu munsi twaganiraga ku bice bigize isi wowe nanjye dutuye. Tubonye ko isi igizwe n'ibice 4 ari byo inner core ari wo mutima w'isi, outer core igifuniko cya kabiri uturutse mu mutima w'isi, manto nacyo ni igice cya gatatu, ndetse aha niho habarizwa ibitare bifasha ubutaka bw'isi aho wowe nanjye dutuye. Hanyuma hakaza crust, igice dutuyeho, twubaka amazu yacu, tugendaho n'imodoka, igice wicayeho ukurikiye iki kiganiro n'ibindi bitandukanye. Ikiganiro Le Monde nakagaruka. Mbifurije kugira ibihe byiza, tuzasubira ubutaha. Ciao ciao, hasta la vista.